Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel rero. Kuri iyi minsi cyangwa se muri iyi minsi umaze iminsi wumva abantu benshi bavuga ngo Kiramani yarakennye, Kiramani abaye imbwa, amafaranga yose yari afite yararangiye. Gusa nkubwira ko niba Kiramani aramutse anakennye n'ubwiyemeza azize impamvu yafashe filime ziwe azirundamo abantu benshi bakomeye kubahemba rero bikarangira bibaye ibibazo ndetse akabahemba amafaranga menshi kandi nta views menshi akibona kuko yabonaga mbere. Ikindi cyabiteye by'umwihariko abantu benshi ndetse n'abakobwa benshi bagumije babigarukaho mu bakoranye na Kiramani, bavuze ko Kiramani burya umukobwa wese yashyiraga muri filime ziwe yabangazaga ku mwaka ruswa y'igitsina. Ibi ngibi rero bikaba biri mu bintu byatumye Kiramani ngo akena ku buryo hari n'abatangiye kumuharabika ngo imodoka yari yaguse agiye kuyiteza cyamunara kugira ngo abashe kuba yabona utundi dufaranga two kumera kaho atangiye ubuzima. Gusa twebwe siko tubizi, gusa nabwo ibyo abandi bavuga ntabwo twabihakana, ndetse ibi ngibi byagiye bivugwa n'abakobwa benshi barimo nk'abariya ba Miki, ba Neri, bavuga ko Kiramani abaka ruswa y'igitsina kugira ngo babashe kuba bakina muri filime ziwe. Iyindi mpamvu ya mbere cyangwa se nk'iyo twafata nk'iya kabiri, Kiramani yari asanzwe ubundi ari umwemezi ku buryo n'amazina ye yari yarayahinduye yita Daddy, ibintu byatumaga ngo agomba no bimutwara igiciro kinini nyine kugira ngo icyo cyubahiro cyo kwitwa Daddy akigumane. Akaba ariyo mpamvu ngo yahembaga n'abakinnyi biwe muri filime bakenagamo amafaranga menshi kugira ngo arebe ko ngo bagomeza kumwita iryo zina rya Daddy naritakaze. Ariko ibi ngibi ni ibintu byagiye bivugwaho by'umwihariko n'abantu benshi. Reka ubundi tubyinjiremo umenye ngo ubundi Kiramani ni iki kintu gitumye akena. Gusa filime My Heart turaza kuyigarukaho, nubwo Big Mind nayo turi buze kugira icyo turi buze kuyivugaho. Ngiye tugiye kubona uko bisanzwe ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero tudatinze, none ibiri kuvugwa nuko Kiramani filime ya My Heart views yagiye ibona mu munsi umwe zabaye nk'izicitsemo inshuro ebyiri. Ubundi ubusanzwe mu mezi atatu ashize iyi filime ku munsi yabonaga views zigera muri 90k cyangwa se k ijana, ariko ubu ngubu umunsi umwe iri kuba ifite k 60 yakoze agashya, naho ubundi umunsi umwe ni views 50,000 ntabwo biri kurenga. Gusa ikindi kintu twabona, urabona filime My Heart icyayisubije inyuma amafaranga yabonaga agatangira kubura, ni gutya yarafashe filime azanamo abakinnyi benshi ayihindura akavuyo, abantu benshi rero kuyireba filime ita meaning, abafana bo batangira kuyita bavuga ngo ibintu bitangiye kuzamo ntibizasobanuka ndetse byamaze kuba akavuyo. By'umwihariko amakrozi yashyize muri filime cyangwa se ibintu bituma abantu bakishimiye kureba iyi filime yashyizemo byabaye byinshi cyane. By'umwihariko twagaruka nko kukiri ko kuba harimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Yari afite gahunda we ubwiwe yiyongeremo abandi bakinnyi, igihe yakubitwaga akongera kamera, igihe yashimutwaga agakizwa n'abantu bo mu cyaro ariho haziyemo bariya bose babijiyo bija, hakaziramo abandi bakinnyi benshi mu cyaro, bigatuma nyine filime yaguka. Mu mujyi yongeremo abandi bakinnyi, yongeramo abandi bakobwa benshi bagiye batandukanye muri la filime, ku buryo wabonaga My Heart yagiye igata uburyohe. Yego uburyohe bwa irabufite pe, urebye buri kintu cyose, buri muntu wese urimo ajya afite ikintu cyagukumbuza kumureba cyangwa se kureba filime kugira ngo uzabashe kumenya amaherezo yiwe ndetse nuko ibibazo afite muri filime bizarangira. Ariko ibi ngibi bigatuma abantu benshi bavuga ngo iyi filime kurangira kwayo bizaba ibibazo, ku buryo filime imaze kugera mu bice 680. Ibi ngibi bigatuma rero buri muntu wese iyi filime kuyireba avuga ngo iyi filime ntabwo iteze kuzarangira, ku buryo abantu benshi batangiye gufata umwanzuro wo kuyita rero kubera guhemba abantu amafaranga menshi no kwishyira hejuru cyane, kumva ko ngo ari Daddy w'abantu agomba kubabeshaho uko
babyifuza, bituma Kiramani amafaranga yinjizaga atangira kugenda agabanuka, ndetse bituma Kiramani rero kuri uyu munsi abantu benshi ikintu kiri mu mutwe ni ukuvuga Kiramani. Imbogamizi ya mbere Kiramani yahuye no muri filime ni iyi ngiyi: guhemba Dogiteri Nsabi. Buriya Dogiteri Nsabi ahembwa iyo bamaze guhemba abandi bakinnyi bose imishahara yabo yose, Kiramani agira umushahara wiwe uhoraho bitewe n'amafaranga yinjiye, kuko Kiramani iyo bamaze guhemba abandi bakinnyi ahereza Dogiteri Nsabi 1/2 cy'amafaranga yinjiye, Kiramani nawe agasigarana andi. Imbogamizi ya kabiri: guhemba Intare y'Ingore ndetse n'ukina uriya mugabo ujya ukina ari Intare y'Ingore. Bari abakinnyi kubahemba birahenze, kuko uriya mugore kugira ngo akine Kiramani muri sene imwe cyangwa se mu gice kimwe cya filime amuhemba 50 ku munsi, kugira ngo aze igice kimwe kigiye hanze cya filime uriya mugore akingizaho 50 ku munsi. Imbogamizi ya kabiri cyangwa se iya gatatu: guhemba Soroba ndetse na Devu. Abangaba ni abakinnyi bahembwa amafaranga menshi, by'umwihariko bitewe n'uko batangiranye na Kiramani, sinema ye bayimazemo igihe. Ikindi kandi biranumvikana, ni abakinnyi igihe batangiraga nabo bagerageje gushoramo amafaranga kugira ngo barebe ko sinema yabasha gutera imbere. Iki ngiki kikaba ikindi kibazo kigonga Kiramani, kuba yahemba aba bakobwa bagiye baturuka mu zindi filime, abandi bakobwa bagiye baturuka muri filime kazira za Bamenya, guhemba abakinnyi bakina muri ziriya filime z'umuturanyi ndetse no mu zindi filime nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko ukongeraho uwitwa Jojo. Uyu mukobwa afite izina rikomeye, cyangwa se uyu mudamu afite izina rikomeye muri sinema nyarwanda, cyane ko nawe ubu ngubu amaze kwisobanukirwa, aho afite YouTube channel ari kunyuzaho filime yitwa ngo Agahinda Karavi, iri kwinjiza amafaranga menshi. Ugasanga rero ibingibi biri mu biri kongera kugonga Kiramani, aho filime yiwe yitwa Agahinda Karavi ku munsi iri kwinjiza mu bihumbi 120 y'aba viewers. Ibi ngibi rero bigatuma Kiramani guhemba uyu nguyu bimugora, ndetse ugasanga kubona amafaranga yamuhereza nyine bihinduka ingutu cyangwa se ikibazo. Ikindi kiri kugonga uyu nguyu Kiramani rero muri iki filime: guhemba Bijiyo Bija, guhemba Nyiranzayino, guhemba Rukamihene, guhemba abandi bakinnyi bose bari kugarukamo, by'umwihariko bakina muri filime nyinshi zigiye zikomeye. Harimo umukobwa witwa Peri, muramuzi cyane. Uyu nguyu ahembwa amafaranga menshi kuko filime za Kiramani yazitangiyemo. Guhemba Miss Nyambo ntabwo twamugarukaho kuko we bakorana kimwe. Amafaranga yo muri filime My Heart ntabwo ngo yabonaho, kuko Kiramani agaruka muri filime ziwe zose, by'umwihariko iriya filime Ibanga ubona ko Kiramani ayikinamo kandi akanavunika cyane, aho akina mu myanya ibiri, bituma Nyambo akina kuri Big Mind ndetse na My Heart icyarimwe ntahembwe, ahubwo amafaranga yari guhemba Kiramani mu Ibanga akongera akamera nk'agarutse ari umushahara uhemba uyu Miss Nyambo, bigatuma rero Miss Nyambo we na Kiramani nta kintu na kimwe bahana. Gusa kubwira ngo Kiramani ikindi kintu gituma amera nk'uhomba, amafaranga asohora ntabwo abangana n'amafaranga yinjije. By'umwihariko urabizi ko mbere yatangaga ubuce bubiri, ugasanga kamwe gafite muri K90 kandi kamara isaha, bigatuma rero Kiramani yinjiza amafaranga menshi icyarimwe, kandi abakinnyi be akabakoresha agatunambwene kugira ngo azabone amafaranga yo kubahemba mu gihe ukwezi gushize. Kuri uyu mwanya rero ntabwo ariko bimeze, kubera ko amafaranga yahembaga abakinnyi yaragabanutse. Ikindi kandi nawe arakena, amafaranga mbega aba make yo guhemba Intare y'Ingore, guhemba Mukuwote, uriya mugabo ukina ari umugabo w'Intare y'Ingore muri iriya filime, ndetse n'umusore nta mugore afite, guhemba Neri, guhemba Devu, guhemba Soroba, guhemba Peri, guhemba abandi bakinnyi bose ubonamo ba Bijiyo Bija, Dogiteri Nsabi ndetse nawe akabona inyungu. Ni ibintu bitoroha cyane ndetse bitamworohera. Tunyarukiye kuri Big Mind, views yabonaga ntabwo arizo akibona. Filime yinjizaga amafaranga menshi ariyo Kwiyenza, ntabwo akiri kuyikora kubera ko ngo bavuze ko ngira filime ngo itera urugomo. Gusa ntabwo yigeze ijya mu nkiko, niwe wayihagarikiye.
Ikindi kandi kuba Scovia yarabivuzeho kuriya ntabwo byari gutuma yahagarika, ko Scovia ntabwo yategetswe kureba iriya filime, ndetse n'abandi bayireba bose nta n'umwe bashyizemo umugozi kugira ngo bayirebe. Ibi ngibi bigatuma Kiramani ahomba ku buryo buteye ubwoba, ndetse amafaranga yinjizaga akaba makeya. Nk'urugero kuri Big Mind, iriya niyo filime yashyiragaho ugasanga ifite nk'ibihumbi 400 mu minsi ibiri, mu cyumweru ugasanga yagize na miliyoni. Ariko ubu ngubu iriya filime ari kwa porodinga uri gusanga yagize views nyinshi ni 100,000, ariko ugasanga zimwe ziri mu 7,000 mu cyumweru, 10,000, 40,000. Rero ukabona ko sinema ya Kiramani iri kugenda isubira inyuma ku buryo bugaragara. Ibintu ari kubwirwa n'abantu by'umwihariko bijyanye n'inama nuko yahagarika filime My Heart, akagerageza agashaka indi filime yatangira ku ruhande kugira ngo arebe ko yabona abandi bakunzi, ndetse akagabanya akavuyo muri filime ze, cyane ko yanabitangiye kuba yaratangiye kwirukana abakinnyi bamwe na bamwe. Kiramani rero akaba ari ubwo buryo ibintu bye byifashemo, kuba ari guhomba mu buryo bwo kubura views, ariko ari gukoresha abantu bakomeye, ndetse n'ibijyanye no kwiyita dadi bikaba biri kumukuraho, kuko nyine uri dadi ugaburira abana bawe, ukabahereza ibiryo bagahaga, n'izo nshingano z'umugabo. Rero Kiramani kwiyita dadi ni ibintu biri gutuma rwose ashaka gushora amafaranga menshi, ndetse bigatuma inzozi ze, indoto ze zisubira inyuma, kubona ibyo yabonaga biri kugorana. Akaba ariyo mpamvu uyu Kiramani byiwe bishobora kutaza koroha. Reka ngushimire, niba ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo duhereza, amarembo aruguruye. Twabanye ndi Isaac Sibomana, ngushimira wakoze subscribe kuri YouTube channel, ndetse nawe ugiye kuyikora kubwo kumva ikiganiro ndetse n'inkuru twabateguriye. Gusa niba ureba filime My Heart, gushishikariza kuyikomeza.